wahisemo neza cyane kubana natwe kuri MBN Inganji TV, urw'agaciro kuri twe, n'impamvu ngo ikaze mu kiganiro cya none by'umwihariko. Uyu munsi rero tuza kuba tuganira ku butoza cyangwa se coaching, ariko burya abantu n'ubuhuza ko murabizi baravuga bati ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko se iyo abantu bakimbiranye bakimana ibibazo byabo gute, cyane cyane hatisunzwe inkiko, cyane ko ari politike ya leta, ariko se bitarinze no kugira aho ngaho, hari icyo twita n'ubutoza, gutozwa kubaho wirinda amakimbirane cyangwa se kubangamira mugenzi wawe ndetse n'ibyaha bitandukanye. Kubw'izo mpamvu rero twafashe uyu mwanya tujya hano hafi ya Zaria Court, abazi ni ku Gisimenti, muri kampani yitwa C&M Conflict Solution. Twaje kureba rero Katerebe Gaeta, tunamuha ikaze cyane. Ni Katerebe Gaeta ni umutoza mu buzima kandi akaba umuhuza mu gukimazo by'abaturage hatisunzwe inkiko. Tubahaye ikaze. Murakoze Pierre Celestin. Mumeze neza? Tumeze neza, turashima. Rwose ubu ngubu uri umwegamirwa, uri umuntu w'ingenzi kuri benshi, kuko burya iyo utanga icyo abantu bakeneye cyane cyane mu gihe cya nyacyo, kiza rwose ari igisubizo kandi kidashobora gusimbuzwa. Yego. Ikaze rero tuganire n'abaduteze yombi, dukomeza no kubashimira cyane ko bahisemo kubana natwe. Mujye munadukurikira kuri YouTube channel, ni ahantu heza muzayamubonera amakuru y'ingenzi kandi atunga ubuzima bwanyu umunsi ku munsi, rimwe na rimwe ndetse mukerera n'imbuto bagenzi banyu baba batabashe kubona ikiganiro nk'iki ngiki. Hanyuma rero Katerebe Gaeta, twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Uyu munsi turibanda cyane ku kintu cyitwa ubutozi. Ariko se ubutozi ubundi cyangwa se coaching mu magambo make ni iki? Urakoze cyane. Ngira ngo ugitangira avuze yuko mu byo dukora ari dukoramwo coaching na mediation. Bega n'ubutoza mu buzima no guhuza abagiranye amakimbirane, kubafasha gukemura amakimbirane yabo. Ibyo byombi rero mu by'ukuri ni uburyo bwo gufasha umuntu gukemura ibibazo afite. Kuko buriya niyo umuntu yakimbiranye kiba ari ikibazo muri we, ni ikibazo kiba gituma utabaho neza. Umuntu uri mu makimbirane buriya ntababayeho neza, kimwe n'umuntu ufite ibindi bibazo nawe aba afite ibibazo mu by'ukuri. Byose rero icyo bigamije ni uko umuntu yabaho neza mu buzima bwe bwa buri munsi, mu migendekere ya buri munsi. Nk'uko mubizi mu by'ukuri, reka no munsi mu kiganiro ndi bukoresha imvugo ngereranyo, n'iyi si n'inyanja. N'iyi si n'inyanja. N'iyi si n'inyanja. Kandi rero n'inyanja uramutse uri kuyogamo utazi koga wamira nkeri. Aha. Niho rongera ngo nkubwire wumve mu by'ukuri umutoza ni muntu ki. Yego. Nibyo biri budufashe. Mu by'ukuri muri iyi si turi mu rugendo. Urugendo rutangira ukivuka rukarangira witabye Imana. Ariko n'urugendo rurimwo rugiye ruri mu byiciro. Iyo ukivuka umuntu atangira bamureberera, bamwigisha kubona isi, bamuhitiramo, bamugenera, akazabona bwacya akamenya kugenda, bakamwigisha kugenda, bwacya akaba agiye gutangira maternelle. Yego. Bwacya akava muri maternelle akajya muri primaire, yahava muri primaire akajya muri secondaire. Ngira ngo icyo gihe abatangiye kuba gusa naho mu by'ukuri bamugize umuntu wo kwifatira ibyemezo, kuko hari n'igihe umwana tumwohereza muri internat akajya kubana n'abandi. Icyo gihe aba independent, ashobora nawe kwimenya. Hanyuma akazarangiza amashuri, ugize Imana yo kuyakora. Ubwo nagendeye mu byiciro cy'abiga, kuko n'abatiga mu by'ukuri umuntu ahita agenda areba n'abana nk'abandi, baba bagiye basa naho banganya imyaka. Ibi nagiye mvuga bishingiye ku myaka nubwo nagendeye ku byiciro. Iyo umuntu yarangije kwiga secondaire usanga noneho afashe atangira urundi rugendo rwo kwiga university, cyangwa se akatangira urugendo rwo gushaka amafaranga. Kuko abageze ku myaka yo kwitekerereza, yo kwifatira ibyemezo. Ukomeje kwiga ariga, akazashaka akazi, ukomeje gushaka amafaranga arashaka. Ariko bose baba bageze igihe cyo gutekereza nawe uburyo azaba undi muntu, azubaka urugo rwe, azaba umuntu nawe umugabo cyangwa umugore ucitse, uzaza nawe abandi bantu mu gihe adafite undi muhamagaro, adafite undi muhamagaro ubimuzi. Ariko by'ukuri ko ufite umuhamagaro, kuko naboraga bashobora kugira gukimbirana nubwo bahisemo indi nzira, batagira ngo tubavanye muri rwa rugendo rushobora kuba ari inyanja. Yego. Nabo mu by'ukuri muri rwa rugendo tuvuga nabo barugendamo. Yego. Gusa barugendamwo mu buryo bunyuranye, kubera ko nituza kuvuga urugendo rw'abashakanye, utarashatse urwo rugendo ntarwo acamo. Yego. Urwo rucinyirwamwo n'abashatse. Ikindi
na rwa rugendo rwo kuva muri segonde no gutekereza uko uzashaka, ugapanga nzashaka akazi, nzubaka cyangwa nzashaka amafaranga gutya na gutya, uzashaka uwo muzabana, uzageza igihe utangiye urugo rwawe. Urumva ko gutangira urundi rugendo. Nanone iyo mugeze rero mu rugo mutangira urundi rugendo, kuko wibanaga wari ufite uburyo ubayeho wenyine, ufite uburyo wifatira ibyemezo, noneho winjiye mu bundi buzima aho uri kumwe n'undi muntu utakiriwe ngo wigenge. Yego, mugomba gufatanya mu gufata ibyemezo. Yego. Mu gihe gito mukamuzanye n'abandi bantu ku isi, nabo bagomba kuba ari mwebwe mu bareberera, akaba ari na mwebwe mubaha umurongo w'ejo hazaza. Ubwo rero urumva yuko mu by'ukuri umuntu aba ari mu rugendo, ukava muri rwa rugendo ukazagera tugiye muri za terime z'abantu, ubwo mwari ibikwerere n'amajigija, ubaye abasaza n'abakecuru, igihe kikagera mugasaza. Yego. Mukava kuri ino si, ubwo urugendo rukaba rushojwe. Rero iyo tuvuze ngo ni isi n'inyanja, nuko mu by'ukuri muri urwo rugendo rwose umuntu aba arimo ni nk'urugendo rwo mu nyanja. Twarukompaye n'urugendo rwo mu nyanja, kuko iyo ugiye mu nyanja nta mikino ihaba. Yego. Mu nyanja habamwo ibintu byinshi, hari imiyaga, hari imihengeri, hari ibifi binini, hari ibintu byinshi bishobora guhagarika urugendo. Hakaba n'ubumenyi bukerega bwo kugenda muri iyo nyanja. N'ubumenyi buke. Bivuge ngo mu by'ukuri umuntu uhagurutse wese agiye mu nyanja aba afite iyagana. Kuba rero aba afite iyagana, aba aniteguye guhangana na bya bindi bahura nabyo, kubera yuko ntabizi ariko azi ko bibaho. No muri ubuzima rero niko bimeze. Muri ubu buzima tubamwo habamwo imihengeri myinshi. Uravuze ngo umuntu wese wavutse uri ku isi ni umukandida wo kuba yahura n'ibyo bintu byose, ni umuntu ukeneye ubutoza, ni umuntu ukeneye kuba ibi byose turi kuvuga ahangaha akwiye kuba afiteho ubu bumenyi. Yego. Kuko mu by'ukuri muri urwo rugendo tugendamwo muri ino si hari ibintu byinshi bitugize. Hari amarangamutima. Umuntu wese afite amarangamutima ye. Ufite indangagaciro zikugize, ufite n'uburyo usoma isi. Ibyo byose biragenda bikagukoraniraho. Usanga mu byemezo ufata no muri reaction ukora mu bintu ibi n'ibi, akenshi ibyo byose byabigizemo uruhare. None se uko umuntu aremye, ni ngombwa ko dukenera ubu butoza, cyangwa se dushobora kuba twifitemo karemano y'ukuntu dushobora kwitwara? Jya kumva umuntu uti ngiye nta muntu ngira uko ngenda, ngewe wimbwira ibyo, ubundi se ubimbwira undusha iki? Ugasanga umuntu hari ukuntu we yumva ko yihagije. Umuntu wese ubundi akeneye ubu butoza, aho ukeneye ryari? Mu by'ukuri umuntu wese akeneye ubutoza, kubera yuko ubwa mbere umuntu nk'uko wari bivuze, umuntu wese yumva yiyobora, yijyana nta kibazo, kandi ibintu abicamo neza, bimwe bikamusigira inkovu, hari n'ibimutwara cyangwa se hari n'ibimuhagarika ntaba kigiye. Hakaba n'abandi mu by'ukuri nanavuga ngo muri ya nyanja amazi yarabatwaye. Hari abo turi kumwe hano ku isi bariho bareremba, bamaze kurohama, barohamye. Turabareba, turabona ko barohamye, ariko ntabwo ariko tubisoma, kuko twe turabona ko bariho bagenda, ariko mu by'ukuri baragenda nta cyerekezo, barasa n'abajyanwa n'umuyaga. Aho umuyaga ugiye nawe nihajye, aho amazi amwerekeje nihamuganisha. Na hano muri isi rero ni nkako bimeze. Hari abantu mu by'ukuri turi kumwe, ariko ushobora gusanga ariho ubuzima butagira icyerekezo. Iyo rero ubayeho ubuzima budafite icyerekezo, mu by'ukuri ubuzima burakugora, ubeshejweho na Nyagasani. Ni bya bindi abarokore bajya bavuga ngo n'inyoni ntizihinga ariko zibaho. Ntabwo mu by'ukuri twakabayeho nk'inyoni zo mu kirere, kuko mwibuke ko n'Imana irema abantu yaturemye bitandukanye n'inyamaswa, ko yaduhaye ubwenge. Iranatubwira ngo mugende muyobore isi n'iyibiriho. Na ziriya nyoni rero turaziyobora. Rero kuvuga ngo urashaka kubaho nk'inyoni, mu by'ukuri buriya uba watekereje ibintu binyuranye. Ni ukuvuga ngo uba wiyeguriye yuko Imana izagutunga. Imana yaremye abantu, iduha ubwenge twebwe kugira ngo twitunge, dutunge n'ibiri ku isi, tubiyobore, nitwe tubiyobore. Buriya na ziriya nyoni nitwe tuzifasha kubaho. Turahinga zikaza gusarura, cyangwa dukora ibiki ibyo dukoresha ku isi n'ibyo nazo zikoresha. Rero mu by'ukuri nk'umuntu akeneye ubutoza kugira ngo bumufashe kwimenya. Icyambere tugufasha no kugira ngo wimenye, umenye izo weakness zawe, umenye intege nke, umenye aho ufite imbaraga, umenye izo ndangagaciro zikugize, umenye
nuko kuntu uriho usoma isi, kuko ntabwo twese turo tuyisoma kumwe, bivanye n'ibyo twaciyemo, bivanye n'ibyo twumvise, bivanye n'ibyo twabonye, bivanye n'ibyo twabwiwe, twasomye, twagize. Iyi si turimo hari uburyo igenda ikaguha image, ikaguha isura wewe uyibonamwo, rimwe na rimwe ushobora kubinyuranye n'iyo abandi bariho bayirebamo. Ibyo rero nibyo bituma rimwe na rimwe no mu byemezo dufata no mu byo dukora biba binyuranye. Ikibazo kimwe ariko tukakitwaramwo mu buryo bunyuranye. Hari abakitwaramo ukabona ko bagiciyemo neza, hari n'abandi bagicamo ukabona ko bagiciyemo nabi. Uri ugiciyemo nabi si uko ari umuswa, nibwo buryo yari afite, ni wewe. N'uwagiciyemo neza si uko ari umuhanga kurusha abandi, ni wewe. Ashobora kuba afite indangagaciro runaka cyangwa se cya kibazo cyaje agashobora gukoresha za mbaraga yifitemo agashobora kubona igisubizo. Ubundi we ntiyashoboye gukoresha imbaraga yifitemo, ahubwo icyasumbye ibindi ni ibibazo, weakness yifitemo, ziba arizo zimuherana. Usanga arihebye, yumva agomba kwiyegurira Nyagasani. Simvuze yuko kwiyegurira Nyagasani atari byo, oya, kuko mu bibazo Imana yaguhaye ubwenge ngo ukoreshe ubwenge yaguhaye, ahubwo niyo ugisaba uyisaba kugira ngo ikube hafi, mugendane, igufashe gukemura cya kibazo. Hari indirimbo nyankunda mu by'ukuri impanage imbaraga, ivuga ngo inkingi negamiye amizero y'abihebye. Urayumva? Yego, inkingi negamiye amizero y'abihebye, rukundo rutagereranywa, umbera umutamenwa, umbera umutabazi, yego, untera ubutwari. Yego, wari uzi ko avuga ngo untera ubutwari cyangwa ngo umbera ubutwari? Hari abantu babimba ngo umbera ubutwari, ariko untera ubutwari ni ukuvuga ngo urahamagara Imana ngo kuko urayizeye, niyo nkingi wegamiye, niwo mutamenwa wawe, ariko urayisaba ngo untera ubutwari. Yego, ubutwara gutwetera nubwo kugira ngo wowe ukore, ukora ni wowe. Rero mu by'ukuri no mu misengere yacu usenga Imana ngo ukore, ntabwo Imana ari izaho gukorera. Abantu bambariye kubera ko birimo emotion nyinshi, babashaka kumva ngo mvuge ngo Imana ni ikore. Ubwo nawe ndi buhite nanakubaza nti twisunga Imana nyine tubere urutare twegamira cyangwa twisunga n'abakoci? Mu by'ukuri natwe bakoci twemera ko mu buzima hari aho ugera, hari ibintu udashobora gukontorora uko byaba kose, hari ibintu bikubaho utatekereza, bitari mu byo abantu bakontorora. Reka nguhe urugero, nko gupfusha umuntu wakundaga, uri ku isi byanze bikuza azapfa. Ibyo ngibyo ntushobora kuvuga ngo hari umukoci uzakubwira ngo azapfa gutya ngo bizagera, nta n'umwe ushobora kubitegura. Ibyo ngibyo iyo bibaye twese twiyambaza Imana. Hari uburyo ujya muri emotion ugatangira uhakana, wumva yuko bitabaye, ukaza kubyemera, ukamara kubyemera uti kubera iki byambayeho, ukaza kujya muri depression. Mbega urazizi etape zose za emotion, kugeza ubwo noneho uza kugera igihe ukavuga uti byabaye, ndabyemeye, byabaye, ugakomera. Icyo gihe rero iyo ukiri muri ibyo, mu by'ukuri iyo usenga biragufasha, kubera ko Imana iragufasha. Donc za ntege bwa butwara usaba naho ngaho rero usabira. Impamvu iki kintu tugomba kugitindaho nuko rwa rugendo muri ya nyanja twavuze, hari umuntu uhura n'ibisitazi akavuga ati Imana niyo rukumbi n'isumba byose, nimpa imbaraga, iryo yavuze izandi isezerano mfitanye n'isezerano iri ngiri, kandi afitanye ikibazo na mugenzi we, cyangwa se n'icyari cyanaraba, ariko arigira wenda kuba mubanjirije, akavuga ati niko iwacu bigenda, nta n'ushaka ngo yubake, niko bihora. None ugasanga abane nabo bashobora kuvuga bati wenda ndisunga umuntu wanyuze muri ibi, kandi wa muntu ugasanga abaye kinya, ahubwo atari uko yaciye mu nzira ibone, ahubwo yabaye kinya, nta kikimukanga. Undi muntu akaza kureba umutoza. Nagira ngo mu bantu bose, kuko ya nyanja na rwa rugendo turi kugendamo dufite bya byiciro byose, kandi hari agatebo twita k'umuguzi cyangwa se k'imibereho, twese turimo turi kumwe n'aba bantu. Nagira ngo muri bya bintu byose tuze kureba wenda bishobora kuba binuzuzanya, ariko kubera iki umutoza agomba kuba ari hafi aho, cyangwa se agomba kuza mbere, cyangwa se agomba kuza yuzuza bya bindi. Urakoze. Mu by'ukuri nk'uko bivuze, hari umuntu ushobora kugera mu kibazo, umwe akavuga ati yewe niyambaje Nyagasani, akumva yuko abaye ikinya. Cyo tubona ingo mabafite amakimbirane, we akajya mu butayu runaka. Ubwo icyo uko tubivuga akoresheje ibyo twita
bakereka nkoresha ururimi rw'amahanga avoidance. yego Rero ntashaka kwafronta ikibazo, aha ntashaka guhura na cya kibazo, arakirebye ariko aravuze ati sinshaka kukireba kigende. Ni ukuvuga ngo nta ruhare rwe mu kugikemura, ahubwo agihaye igihe, kizakemurwa n'igihe. Cya kibazo rero kigiye gukemurwa n'igihe kizamuvuna umwanya munini cyane, kandi mu by'ukuri iyo aramuka acyegereye agahangana nacyo yari kugikemura. Kubera ko niba ari ikibazo dufate ni ikibazo kiri hagati y'abantu baravuga ururimi rumwe, kuki bataganira bakareba hari inyungu zabo bombi bakagikemura. Nabyo buriya tubafasha muri mediation. Ni uko ikibazo cyavutse turabafasha tukabahuza, tukabafasha kuganira, bagashobora kuganira bumvikana, tukabafasha kugabanya za emotion zituma umwe atukana undi agira gute, ku buryo umuntu aganira n'undi atuje akamubwira icyo yifuza n'undi akacyumva, ikibazo kigakemuka. Ariko binyuranye no kuvuga ngo nteguriye Imana singishoboye, kandi ari ikibazo wari gushobora. Icyo gihe ibyo tuvuga ngo twegurire Imana ni bya bintu udashaka kugira icyo hindura, biba byaje ntacyo wabihinduraho. Ariko nanone ataza kugira unyumva n'uwo nguwo uvuze ngo abyegurire Imana, ubundi mu abakoci twe turamureka akabanza akacyegurira Imana, ariko akaza kubona yuko kuko ni urugendo, ubuzima ni urugendo. Yacyegurira Imana no munsi, ejo kiracyahari, ejo bundi kiracyahari, nikimara iminsi 3 azabona yuko noneho ashobora no kuba yakiganira n'abandi bakamufasha kugikemura. Kubemera cyane n'aba bandi baje kumufasha kugikemura n'Imana ibibohereje, kandi koko nibyo, kubera yuko mu myemerere ye cya kibazo cye kirakemutse. Gusa icyo ntavuga ni ukuvuga ngo uhita ugenda burundu witaza abandi bantu wicecekere wumve yuko kizakemuka. Icyo ngicyo kirakuva. Ariko iyo ushoboye kwegera abandi bantu mu myemerere, twemera ko nabo baje ari Imana ibazanye. Ubwo rero nkaba nababwira abazumva Imana yabazana mu butoza bajye baza tubatoze, abo izazana mu buhuza nibaze tubahuze mu gihe cy'ibibazo. Si ngombwa ngo ibibazo byabo babyihererane, kuko ikibazo nkuko twagiye tubivuga umuntu aremanya ibibazo igihe cyose. Kuko njya nkunda gufata ingero zo muri Bibiliya, kuko mu by'ukuri ni igitabo twese twemera. Kuva mu ntango Imana irema umuntu yagiranye amasezerano nawe. Bivuge ngo amasezerano yanjye siyo yawe, n'amasezerano yawe siyo y'umugore wawe, yewe si n'ay'umwana wawe. Buri muntu wese afite amasezerano ye kuri ino si. Nka kwa kundi kubikumwe tugira gute, nta gikumwe gisa n'ikindi. Hari ibintu abantu batandukaniye, n'amasezerano buriya dutandukanye. Amasezerano yewe n'impanga ziba zifite amasezerano anyuranye. Kubera rero ibyo nibyo bituma gukimbirana bibaho mu bantu. Ahubwo kubaho neza ni ukumenya gukemura ya makimbirane yavutse mu buryo bwiza, ntimuheranwe n'ibibazo. Noneho rero iki kintu uko gikomeye nicyo turi kwibandaho, tunibutsa abadukurikiye ko turimo turibanda cyane ku butoza cyangwa se coaching. Umuntu akeneye ubutoza ryari? Kuko hari umuntu amaze guhura n'ibibazo, hari umuntu ubona byamurenze, uravuze utari n'umbanza kuba yenda yakwirwanira ku giti cye akagaruka kureba umutoza. Ariko si kuko n'akamaro k'ubutoza uhita unabihuza, bizafasha iki muri rwa rugendo rwa wa muntu? Noneho abikeneye ryari? Ni akitangira kumenya ubwenge, atangiye kubona hari ikimwatatu cyangwa ikibazo agiye guhura nacyo, cyangwa abanje kwirwanira bikanga? Ubundi ubutoza bukenewe igihe cyose. Buriya mu by'ukuri no mu muryango habamo ubutoza. Buriya ababyeyi ba do's and don'ts, iki kirazira, iki kimeze gutya, na biriya haba hari mu butoza. Bivuge ngo mu by'ukuri ubutoza burahari mu buzima busanzwe, ahubwo ni ryari umuntu yenda akenera abatoza b'umwuga. Naho ngaho twarira. Aho rero umuntu akenera ubutoza b'umwuga nuko bo bakoresha tools zizweho. Bafite imfashanyigisho zizweho n'abahanga. Ziri ari zimwe ku isi yose, ku buryo reka nguhe urugero. Hari umuntu ufata umwana kumva yuko agiye muri secondaire, ariko uwo mwana ntibashobore kumubwira bati aho ugiye kwiga, ikikujyanye ni iki n'iki n'iki, icyo ushinzwe ni iki n'iki. Ugatangira kumusaba kugira ngo wa mwana agire vision, agire icyerekezo cy'ahazaza. Mu by'ukuri ni nacyo kibazo abana bacu bose bafite. Nuko abana bacu benshi ntibafite icyerekezo. Uno munsi turavuga ngo abana bo mu cyaro ngo batsinda abana bo mu mujyi. Ni ukubera iki? Mu bintu bimwe na bimwe ariko
uyu mwana mu cyayi kinyarwanda nawe bari imbere mu kinyarwanda yego, ariko iyo ugiye kureba muri rusange usanga batsinda kubera ko uriya mwana wo mu cyaro ari gafite intego ko arashaka kuzava mu cyaro n'akaza mu mujyi. Kera bakibona n'aya masomo ya afite dreams ajya abona EPS yo kwirukanka, mwana kwirukanka dutsinze tukadukora hano ku mutwe agahita abanikira agahita cyane kubera ko uriya mwana avuga ati nanjye ndashaka kuzagera hariya, ajya abona abantu bavuye mu mujyi biwabo uburyo baba basa neza, baba bambaye neza, uriya mwana afite intego y'icyo ashaka. Hari n'uwo usanga mu by'ukuri rimwe na rimwe atabona nawe icyo ashaka, yari aho ngaho yagiye kwiga kubera ko papa yamusabye kujya kwiga cyangwa mama yansabye kujya kwiga, ngiye kwiga, ariko ntiyumva ese ndiga ubundi nzabimaze iki, ntabona hari urumva ko bakeneye umuntu mu by'ukuri ubafasha kugira ngo bafunguke. Ubwo mfashe ku bana, tureke ku bana n'abasore n'inkumi. Abasore n'inkumi bakeneye kugira icyerekezo, bakeneye kuvuga ati ese ndahangaha mu myaka 10 nzaba ndi, nzaba nkiri uyu nguyu. Uraza ugasanga umuntu yabuze akazi, ubuzima bwe bwose buturana ku kazi, nta kindi kinatekereza. Ariko niba uvuga uti yewe ku myaka 30 ngomba kuba mfite umugore cyangwa se mfite umugabo, iyo ni intego urakora ku buryo ya ntego yawe izagerwaho, izayigeraho uko byaba kose, kuko ufite intego uri gukoreramo. Nubona akazi kamake uzagakora, nubona kamesho uzagakora, kubera ko ufite intego, ufite aho ugana. Ariko niba nta ntego ufite, niba guha kamake kuko wumve ufite gutekereza mu nejo uzabona, kandi uzategereza kejo, kandi aho kazaza ejo sika gashobora no kuzamara indi myaka 2-3. Icyo navugaga nuko mu by'ukuri umuntu wese akwiye kubaho ubuzima bufite intego. Nibyo rero umukoca gufata, umutoza gufasha kwimenya, ukamenya uwo uriwe, ukamenya ugashobora no kugufasha mu kukuyobora gufata intego z'ubuzima. Intego no munsi ndaha ndajya, none akanagufasha kukwereka inzira. Niyo mpamvu rero tuvuga ko mu by'ukuri iyi si ari inyanja, tuyikompara mu rugendo rw'isi n'urugendo rwo mu nyanja. Mu rugendo rwo mu nyanja hari igihe uhuriramo n'ibintu utateguye, utazi nuko bije, ugasanga ubuze icyerekezo, ugasanga mu by'ukuri nturi ubona ahantu uri hugana bitewe n'impamvu zigiye zinyuranye. Ushobora gusanga busore zapfuye, udashobora gusoma busore zawe, ikirere cyuzuyemo ibicu n'imvura, hirya no hino ni imihengeri, nta kintu na kimwe ureba ngo ubone. Imwe ikaba yanatuma uta icyerekezo, ugasanga uriho urajya nawe aho utazi, wabaye devye utabizi. Ibyo rero no mu buzima busanzwe bitubaho, ukaba wasanga mu by'ukuri umuntu yataye icyizere cy'ejo hazaza, nta cyerekezo cy'ubuzima afite, mu by'ukuri abeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ibyo bishobora guturuka ku bintu byinshi, biturutse ku bibazo yahuye nabyo mu buzima. Ashobora kuba ibibazo byo murabizi ni byinshi, umuntu yataye akazi, yabuze akazi, ushobora kuba wagize ibyago, wabuze umuntu wakundaga, ushobora gusanga warwaje indwara ikomeye cyane nka kanseri, ushobora kuba mu by'ukuri uri mu bihe bikomeye by'ubuzima, afite ideni ryamunaniye kwishyura, bagiye kumuteza cyamunara. Hari n'ushobora kuba yarafashe ramberi, yego, ugasanga ibintu byo biriho biragenda abireba. Abana ku ishuri babirukanye, landlord yamuhaye preavis, mbega ibintu byose ahakoze aharebye ni ikibazo. Aho yashoye yahombye, ibyo aho yari afite icyizere cyo kubona amafaranga hose cyayoyotse, ari muri bwa buzima atabona ejo uko hazaba hameze, kandi ugasanga kenshi nta n'icyo abona yakora ngo bihinduke. Ibyo rero mu by'ukuri nk'uko twavuze ko iyo umuntu agiye kujya mu nyanja, abanza gufata amakuru yose y'aho agiye guca, y'aho ari bunyure, y'uko urugendo rumeze. Agenda mu by'ukuri n'ibyo byose bishobora kumubaho,
yabyiteguye anabizi ko bibaho, ariko niyo ahuye nabyo aba ashobora guhangana nabyo akaharenga. No mu buzima busanzwe rero niko bimeze. Dukeneye abatoza badufasha kugira ngo igihe cyose umuntu ari haca muri ibyo bibazo bikomeye bimwe udashobora kwikuramo, bya bibazo tutabona ngo biraturuka hehe bijya hehe, umuntu ntate icyerekezo, umuntu ntate icyizere cy'ubuzima, ahubwo akakomeza guhangana ku buryo cya kibazo uko byaba kose birakemuka, nta kibazo kitagira iherezo. Umutoza rero nicyo agufasha kugira ngo ushobore mu by'ukuri guhindura, ushobore kumva ko ibibaye ari kimwe mu biba mu buzima, ni pariti y'ubuzima. Ntabwo ubuzima bugizwe n'ibyiza gusa, n'ibibi bibamo, kandi hari ibyo twihamagarira, hari n'ibyo tudashobora kuvuga ngo byatangiye gutya byaje gutya. Icyo gituma tuvuga rero yuko mu buzima bwa buri munsi umutoza ari ngombwa. Wavuze ko bafitanye nk'amakimbirane, bari mu makimbirane. Mu bantu bari mu makimbirane buriya nabo baba babayeho nabi, kuko hari igihe amakimbirane yabo aba yaranabatesheje umurongo, yarabatesheje imitekerereze myiza, ugasanga no mu kazi no mu byo yakoraga byose byarahindutse ibibazo. Icyo gihe rero umutoza icyo abafasha ni uko abafasha kugira ngo ya marangamutima y'uburakari yose agende ayegeranya, ayabumbabumbe, ayagabanye yesi, naho binashoboka ashiremo. Mu bafitanye amakimbirane cyane ayandi arimo urwangano rwinshi, ayandi yajemo amarangamutima menshi, ni byiza kwiyambaza abatoza, kuko umutoza azabafasha kugira ngo mugabanye ya marangamutima mwari mufite, akabafasha gusesengura ikibazo mufite, mukabona umuzi wacyo. Iyo rero abantu bashoboye kubona umuzi w'ikibazo no kugikemura biba byoroshye, bakabona inyito yacyo impande zombi, zikanamenya buri umwe wese uruhare rwe kugira ngo ikibazo kibe cyarageze aho kigeze. Ibyo rero biba bibafasha kuba bagikemura, kandi bakagikemura burundu, kuko baba bazi neza aho ibibazo barimo bituruka, babona n'aho bariho babiganisha. Icyo gihe rero iyo umutoza amaze kubatoza, biranoroha ko tubashyira mu buhuza, k'umwe wese azi icyo ashaka, azi icyo yifuza, biraborohera, kuko aba ashaka kuvuga ati ndashaka iki, ndabiganisha aha, ndabiganisha. Umwe wese akavuga ibijyanye n'inyungu ze, umwe wese akavuga ibijyanye n'amarangamutima ye, ku buryo muvuga muti ubwabo bagera ku mwanzuro ubanogeye kandi utanga icyizere cyo gukomeza kubana neza, kuko mu by'ukuri ubundi ikigenderewe ni ubuzima bwiza, kandi wavuga ubuzima bwiza utabanye neza n'abandi, baba mu muryango, hagati y'abashakanye, yaba hagati y'abana n'ababyeyi, haba hagati y'abana ubwabo. Mu by'ukuri iyo babanje gutozwa, bya bibazo birakemuka, kandi bigakemuka neza, bigatanga icyizere cy'ejo hazaza mu muryango, bigatanga icyizere cyo kongera kubana, kuko mu by'ukuri iyo basubiye inyuma basanga ibyo bapfuye byari bya bindi tujya tuvuga ngo imvano ingano, kugira ngo niwo mugani w'ikinyarwanda. Haba hagati y'abashakanye, haba hagati y'abavandimwe, akenshi uzasanga imvano ingano, ariko ugasanga ikibazo cyabaye ikibazo, aho bamwe baba batagishaka no kubona abandi, bamwe batakigenderana, nta mubano uri hagati yabo, bishobora no kujya noneho bikaba karande, kuko bashobora no kubishyira mu bana babo, bakabishyira mu bavandimwe babo, ugasanga umuryango wacitsemo ibice, umuryango urimo impande zihangana. Umutoza rero mu buzima ni ngombwa, urakenewe. Noneho muri ibi byo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, mu makimbirane yo mu muryango, ya makimbirane arimo amarangamutima menshi, najya inama y'uko abantu baca mu butoza bagakomereza ubuhuza, kuko bizabafasha. Abakenera ubutoza n'ubuhuza badusanga ku Gisimenti, ku nzu yitwa Rubis Plaza, ni ku muhanda ugana kuri stade, imbere y'ahari Zaria Court.
uri kuri kiriya cyapa kiri kuri Zaria Court cy'imodoka ziturutse Kimironko, urebye hejuru kuri etaje ya 3 ubonaho icyapa cyanditseho C&M Conflict Solution.